Data yaraha, iyo niyo nteruro yonyine yari iri mu kanwa kanjye. Bamwe bakibwira ko ndi kuvuga Irakiza, ariko umutima wanjye wavugaga data w'ukuri. Mu rugo baherekeje abantu, umuyaga wahuha nkumva ni imirindi ya Dr Nshuti ariko karenga ntawe mbonye. Ganza yabibonye ko nameze neza, ntiyari ashaka kunsiga njyenyine. Ubwo abandi bari gutaha, Ganza yasabye Kabanyana guhamagara mama we maze akamuvugisha. Ganza yatse nyina agahushya, nyina aramwemerera kuko yari abizi ko ubwo turi kumwe nta kibazo umuhungu aragira. Ikindi yari musaza wanjye, yari akeneye kumba hafi nanjye nkamuba hafi. Murabizi by'abahungu iyo bari kumwe n'abakobwa babumva ari bo bayobozi, bagatwara ibintu byose mu nzira zabo, ntabwo aba ari agasuzuguro. Niyo miterere yabo, rimwe na rimwe tuba tugomba kubakira uko bari. Abandi baratashye, Ganza asigarana nanjye. Amatwi ye ntiyigeze arambirwa interuro igira ati data yararaha. Mama n'Irakiza bari bazi yuko ndi kuganira n'inshuti yanjye twahuje urugwiro, batazi ko umukobwa wabo bakunda ari gusatira ubuzima bushaririye. Nakomeje kwicara hanze ntegereje telefoni iri kuva ku matwi yanjye, ngerageza nimero ya Dr Nshuti ariko biratinda. Ikiganza cya Ganza cyari gifashe ibiganza byanjye, buri kanya ambwira yuko ntari njyenyine, ariko twembi ntitwari kubasha kumva impamvu Dr Nshuti ataba yageze ku isabukuru yanjye. Ubwenge bwangezaga kure, nkibaza impamvu atagize yohereza impano ku munsi nk'uwo nguwo. Mama yaje kudusanga hanze, aza dusaba kwinjira mu nzu tukaryama. Sinari mfite amatsiko yo kumenya igikubiye mu zindi mpano nari nahawe. Impano y'ingenzi kuri njye ntiyari yabonetse. Ntitwari kuguma aho ngaho, narebye inyenyeri nzihereza ubutumwa nzitura agahinda kanjye, ndazinginga ngo zihangane zimere amababa, nuko zigeze ubwo butumwa kuri data Dr Nshuti. Ganza yeganye mu cyumba yari ari kuraramo, nanjye nerekeza mu cyanjye, ariko ntiyari ashaka kumva iruhande. Nubwo ijwi ritari riri gusohoka, nari nkiri kwivugisha nti data yararaha. Njye numvaga namubonye, kandi uwo nari nabonye yari we. Nakwibaza impamvu yagiye atamvugishije, nabyo bikanyobera. Ubwonko bwari bwuzuye ibibazo, ariko ibisubizo byari kure y'ukuri kwanjye. Nararyamye nigaragura mu buriri biranga, agatekerezo kahamije ku bwonko, nibuka rya buye data yambwiye ko ajya ahagarariye ashaka kuriba mu rugo rwacu. Sinazuyaje, nabyutse nihuta nsohoka mu nzu nyonyumba ngo hatagira uwo nkwangura. Nasanze amarembo, umutima utari mu gitereko. Amatsiko nari mfitiye impano ya data ntiyari asanzwe. Nageze kuri iryo buye, ncana itoroshi rya telefoni, mbura umuntu, mbura n'Imana. Gusa impumuro yiwe ndayumva, aho niho numvishe nurije, numvaga ari naho nshaka kuguma. Muri urwo rusobe rw'umwijima, agacu gatwikira ubukonje bw'ijoro, impumuro yiwe iranyorosora, nuko ubushyuhe bujya kure, maze agatotsi kambera inshuti. Ubundi nza nganira n'umwami w'ijoro, anjyana mu bwami bwiwe, ariko yarandinze. Umugaragu we w'inzozi ntabwo yigeze ansanga ngo amishurire iby'ahazaza, antera ubwoba ku bihari. Sinamenye uko inyoni zagurutse mu isi, kuko ibiganza bya mama nibyo byankanguye. Mama yambazaga impamvu naraye kuri iryo buye. Nagize ngo ni inzozi ndimo, ariko amaso no gutera k'umutima byansobanuriye yuko ntari kurota. Nta busobanuro nari mfite, nubwo nari mpangayitse. Mama yamfashe ikiganza maze anjyana mu nzu. Yarasubizana Ganza, bakimbona bikije imitima, mbona guhangayika kutagira ingano ku maso yabo. Yarasubiza, yanyegereye atarabyumva, mbaza impamvu nasohotse mu nzu nkaba nari nabateye kubunza imitima. Nta rindi jambo nari mfite ryo kubabwira usibye kubasaba imbabazi, maze niyaka mama ngana mu cyumba. Imyitwarire yanjye yari yahindutse, narindi kwanga abantu n'ibyabo, ukuri kwabungabungaga muri njye. Numvaga nkwiriye ko kubabwira, ariko ntabasha kubumbura umunwa wanjye ngo nsohore ijambo na rimwe. Mama yasabye Irakiza umwanya akabanza akanganiriza. Guteragura kw'imitima yabo kwageraga ku marangamutima yanjye, nkumva guhangayika bafite. Mama yafunguye icyumba, asanga nihiniye mu nguni y'uburiri nk'umwana w'imfubyi umaze gupfusha imfura yamuregaga.
Mama ntiyari azi ko ndi kumva, yabanje kwitegereza impano zose nari nahawe, abona nta kintu na kimwe nigeze ngirira amatsiko. Yicaye ku buriri bwanjye, njye nawe duhuje imboni, nibuka ko yifitiye uburwayi bwo mu mutwe. Yamfashe ikiganza anyigingira kumubwira icyo naba nabaye. Icyari hafi ni nk'ijambo nari nshaka kuvuga, ariko ry'ibanga ryo kubika kure kugira ngo ntazababaza mama. Nkasenga umuryango wacu wose, nari ndi kurinda umuryango wacu ngo udashwanyagurika, ariko njyewe n'amarangamutima yanjye twari turi kurimbuka. Nashakaga kubacanira urumuri mu gihe njye mpagaze mu mwijima w'icuraburindi. Nari nshaka gutuma baguma mu cyerekezo cy'ibyishimo, ariko njye niyoboye mu nzira inyura mu ishyamba yuzuye umubabaro. Byari byinshi byo kubwira mama, ariko nagombaga guhitamo kuvuga amagambo asobanura ukuri no kongera kubona mama arwaye. Uburemere bwo kubona mama yongeye kurwara uburwayi bwo mu mutwe nibwo bwoba bwatigisaga umutima wanjye. Nari mbabaye, n'abandeberera nabo bababaye. Narabyumvaga ko na data yari ababaye. Nakomeje ikiganza cya mama ngiye kubumbura umunwa kugira ngo mubeshye, arambuza arambwira ati, ntumbeshye, mbwiza ukuri, wabaye iki? Nashatse ijambo ryamubwira ukuri, ariko ntarisobanukirwe, mbona burya ikinyarwanda ni gikeya. Nikojeje no muri za ndimi z'amahanga, naho mbura ijambo nk'iryo. Nuko mureba mu maso ndamubwira nti, mama, ndi kuribwa, ariko mbabarire n'iri banga. Mama yambwiye ko ari we muntu ufite wo kwizera, nkamubitsa ibanga ryanjye. Ntabwo yarambeshye, byari ukuri. Si uko nari mwizeye, ahubwo nari ndi kumurinda. Nazunguje umutwe ndamwinginga musaba kundeka, ariko musezeranya guhinduka, nkareka kubatera guhangayika. Yambwiranye ijwi rituje agira ati, ntacyo ukiramira, waduhangayikishije, kandi so yiteguye gukemura ibibazo byose ufite. Yavugaga data nkumva Dr Nshuti, ariko we burya yabaga avuze ashaka kwivugirira akiza. Njye na mama twari ku nkombe y'inyanja zitandukanye, twari tumeze nka ya mirongo itagihurira, izahuriraho abantu batabona. Mu gihe ngiye kuvuga, mama yansangije amagambo y'ikinyarwanda agira ati, ujya gukira indwara arayirata. Naho byari bitaniye no kumbwira yuko ninkomeza iyo nzira ndarwara indwara nk'iyi. Yahise ankomeza intoki, abona ko nari mu mwanya wo kumubwiza ukuri, nawe yanga guhatiriza, ariko anyibutsa amagambo data Dr Nshuti yanditse agira ati, iyo utaganiriye ibiguhangayikishije bikubana byinshi, ubundi uburwayi bwo mu mutwe bukagusanga. Ntiyari azi aho ayo magambo yayakuye. Nahise muhobera, mubwira ko igihe cya nyacyo nikigera nzamubwiza ukuri, maze nawe ambwira yuko ategereje icyo gihe. Mama yansabye kuryama, ubundi aranyorosora, anyifuriza gusinzira no kurota neza. Ubwo yafunguraga umuryango w'icyumba cyanjye, numvishe Ganza ari guhakanirira Kiza ko atazi icyo nabaye. Ganza nawe yaratashye, agenda atansezeye, ariko agenda ababaye. Narebaga mama n'Irakiza nkabona umubano wabo ni mwiza. Nareba Buhinja wari ushimishijwe n'umuryango wacu, nkabona njye meze nk'imbeba yahungiye mu nguni iri gusatirwa n'injangwe. Nta buhungiro bw'agahinda nari mfite. Nari nicaye imbere y'ibikoresho by'ishuri ndi kwandikaho amazina yanjye. Mama yari ari kumfasha gufunika amakayi kugira ngo ajye ahora ari mashya. Nta yindi nkuru yari ari kuvuga ku maradiyo no mu baturage uretse itangira ry'igihembwe cya mbere cy'uwo mwaka. Iminsi yari imaze kuba myinshi, mama azi gutondeka ibyamubayeho, nubwo atageraga kure ngo yibuke amateka yahise, ariko ntiyibagirwaga ibyabaye mu minsi yashize, kandi ibyo byari bihagije. N'ubundi nta kindi amateka yari ahetse uretse uburibwe bwuzuye ishavu. Ibyo nibyo nari ndi kurinda, ndetse ni nabyo Dr Nshuti yarindaga. Twembi twari twitaye ku buzima bwa mama, ariko tutitaye ku buzima bwacu. Uwo munsi nahamagawe na Kwizera, ansaba ko nakora ibishoboka byose nkahura nawe. Yambwiye ko afite icyo kumbwira kandi byihutirwa. Namubwiye ko ndagerageza, arambaza, arabanza arambwira ati, ntugerageze ahubwo bikore. Nakubye telefone nuzuye amatsiko ku maso yanjye. Mama abibonye ambaza umuntu twavuganaga. Namubeshye yuko ari abana twigana bashaka ko dusezera ku biruhuko.
Mama yagerageje kwibuka ambaza impamvu abana twigana bahora mu birori byo gusezera ku biruhuko kuko yari inshuro ya kabiri mu gihe gito nari mubwiye ko nkeneye kujya guhura n'abana twigana tugasezera ku biruhuko. Naramubwiye nti mama, amashuri ya kera siyo y'ubu. Nawe arambwira ati ibya kera nibyo byari byiza. Namubwiye ko ibiruhuko ari ibyo kuba hafi y'ababyeyi bakigisha abana babo imirimo yo mu rugo ndetse bakabaha ubundi burere batabasha kubonera ku ishuri. Yambwiye ko aramu uruhushya maze amwiriza ubutumwa bwo kubwira abo bana. Yagize ati ubabwira uti mwabana mwe, inka ya so si inka yawe, kandi akabando uzitwaza mu busaza ugacakara ugishoboye ukakabika kure. Nari nteze amatwi akomeza ambwira ati igihe cyacu aba ari gitoya kandi ntikijya kidutegereza iyo cyadusize. Yambwiye amagambo y'umwanditsi yari amaze iminsi ari gusoma ibitabo byiwe agira ati bwiza mwana wanjye, ubushobozi si ubutumbi. Ntimuzarindire kumera amahembe ngo mubone gushakisha icyo mushoboye, ahubwo uko mungana nicyo gihe cyo kumenya icyo muzaba cyo. Yambwiye yuko akenshi abantu tugorwa no gusobanukirwa impamvu tuba muri iyi si kubera yuko igihe kinini tukimara mu bintu bitadufitiye umumaro, maze tukisanga amazuba amaze kuba menshi tukiri kwiruka ariko intambwe zacu zitava aho ziri. Yaranyihanangirije ansaba guhera kuri uwo munsi ko ngomba gushakisha icyo nzaba muri iyi si. Ntiyari yitaye ko mfite imyaka 8, ntiyari yitaye ku buto bwanjye no ku bw'abagenzi banjye. Namubwiye ko amagambo ambwiye ntazayabika mu matwi ahubwo nzayabika ku mutima. Hari hashize igihe kirekire mama atangira inama, numva impanuro ziwe. Narahagurutse ndamuhobera ndamubwira nti nari ngukumbuye. Ntiyasobanukiwe kuko twari tumaze iminsi twirirwana. Ntiyari azi ko urukumbuzi mufitiye rwari rwinshi. Yarandebye mu maso arambwira ati ndagukunda mwana wanjye. Iryo jambo naryo nari ndikumbuye. Yarongera aramubira anyibutsa ibihe byacu bya kera, uburwayi bwo mu mutwe butari bwakamutwaye kure cyane ngo bumwibagize. Twakomeje kwandika amazina kuri ibyo bikoresho. Ijwi rya Buhinja niryo ryakuruye mama hafi yanjye. Yahagurutse ajya kumureba, nanjye nsoza kwandika amazina ubundi nditegura njya kureba Kwizera. Nari nuzuye amatsiko ariko kandi nkumbuye kureba kuri data. Numvaga mfite ibibazo byinshi namubaza nubwo nabaga nzi ko ari gukora ku mutima we. Sinari gutinda, nabaye nk'urashwe, nabaye nk'umwamburashwe n'umuhanga. Nagezeyo nsanga Kwizera yaranyegereje. Nowela yarakiri aho ngaho, yarakiri kuri telefoni ari kuvugana n'abarumuna be bari kumushimira kuko yari yabafashije kubona amafaranga ndetse n'ibikoresho byo kujyana ku ishuri. Ibyo byose byavaga mu mitungo ya Dr. Nshuti. Nowela yasezeye murumuna we maze aza nsuhuza. Twarahoberanye arankomeza andibana amatsiko ambaza impamvu namushimiye ku mpano yampaye. Muri uwo mwanya nibwo nibutse ko nari mfite impano nyinshi nari nahawe ku isabukuru yanjye. Narijijishije mubwira yuko nzategura umunsi wo kubashimira. Abyakirana yombi arambwira ati nanjye nkunda ibirori. Njye na Kwizera twicaye hanze. Sinari gutuma ahumeka atarambwira impamvu yanumijeho, gusa yari ari kunsaba gutuza no kuba negereje umwanya muto. Yabanje kumbaza amakuru ndetse n'ukuntu niteguye ishuri. Namubwiye ko mu rugo biteguye kuri buri kimwe. Namuganiriye ukuntu imyaka 2 nari maze kwiga. Nayize nifuza kuzajya kwiga kuri nkava mu bigo bya Rubavu kubera ko abantu benshi barambonaga bakankwina, abandi bakamakato kubera uburwayi bwa mama. Yarandebye ambaza icyatumye mpindura ibitekerezo maze ndamusubizana. Kumenya ukuri nibyo bituma nguma muri uyu mujyi. Yarambwiye ati ni byiza kuba warabonye uko kuri. Ndamubwira ni sinari nzi ko ukuri kurema kurusha amaraso n'amabuye. Yaramwenyuye arambwira ati bwiza n'ikinyoma kirarema. Nowela yaje kwicara hamwe natwe azazanye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Twarasangiye. Nowela amakuru meza yuko data yamwemereye kumwishyurira kaminuza. Yambwiye ko yari ashaka kwiga ubuganga ariko amanota yagize muri segonderi akaba ari makeya, akaba azajya kwiga ubwubatsi.
Narebye Kwizera nshaka kumubaza impamvu atavuga ibyo kwiga, aba arabimenye arambwira ati ntugire icyo umbaza kuko ubu njye na Dr Nshuti tugiye kuba abacuruzi babigize umwuga. Namubajije icyo bagiye gukora ambwira ko bikiri ibanga, ariko ntiyari kubika ibanga Nowela azi. Nowela yamuvuyemo amenera iryo banga agira ati bagiye gushinga uruganda ruzajya rutunganya ibintu by'amafarini. Nahise nishima kuko nari nzi ko nzajya nirira amandazi menshi cyane. Naramwitegereje mubaza icyo gitekerezo yagikuye, maze atubwira yuko igihe yabaga ku muhanda mbere yuko ahura na Dr Nshuti, indazi ari cyo cyo kurya cyamutungaga kandi akakibika igihe kirekire bitamusabye ibyuma bikonjesha. Narishimye cyane kuko ubuzima bw'abantu benshi bwari buri guhinduka kandi bigizwemo uruhare na data. Uwo munsi nagize icyifuzo mu mutima wanjye ngira nti sogokuru uzamfashe nzabe nka data. Niwe rugero rwiza rw'umuntu numvaga naba nawe, nubwo ntari nzi sogokuru wanjye na nyogokuru wanjye, gusa byari bihagije kuba nzi data. Twasoje kurya, Nowela atwara ibyo twariragaho. Kwizera areba ku isaha ya telefone ambwira ko atari we wari unkeneye ahubwo ari data wanshakaga. Namubajije impamvu atari we wanyihamagariye, maze arambwira ati uze kumwibariza. Nahise mubaza aho ari, maze ambwira ko hari kubura iminota mikeya ngo atugereho. Ikintu kimwe irakiza na Dr Nshuti bahuriragaho no gukoresha igihe cyabo neza ndetse no kugerageza kuzuza amasezerano yabo. Dr Nshuti yarashize araza, ariko buri kanya nahoraga mukumbuye. Buri munota wabaga ari uw'urukumbuzi, kumuhobera numvaga bidahagije, hari nubwo numvaga namugumaho nk'uko umubiri we uhora woroshya amagufwa yiwe. Ntiyari umubyeyi gusa, yari inshuti y'akadasohoka, yari urumuri rwa benshi babaga mu mwijima, ariko kandi nubwo nawe yari ari mu mwijima, uwamurebaga ku maso akamwitegereza yabonaga yuko acumbikiye urukumbuzi kandi rwo rukundo. Ariko urwo rukundo yakundaga mama nirwo rwamuteraga kujya kure yiwe ngo atamuhungabanya. Twicaye iruhande rw'ikiyaga cya Kivu, aho niho njye nawe twakundaga kwicarira. Ntitwahajyaga nk'umwana n'umubyeyi, ahubwo twahajyaga nk'inshuti. Mbere y'uko agira ijambo avuga, yabanje kunsaba imbabazi z'uko yangije isezerano yari yansezeraniye ryo kuza mu isabukuru yanjye. Sinigeze mubaza impamvu kuko amaso ye yari ari kubivuga. Naramubwiye nti data, biramvuna kubika ukuri. Maze arambaza ati ese siko washakaga? Naremeye, maze arambwira ati mwana wanjye, aho kubabaza abandi uzaba igitambo wibabaze. Yambajije uko imyiteguro yo kujya ku ishuri imeze, mubwira ko imeze neza ndetse ko nirirwanye na mama turi gutegura ibikoresho. Buri uko navugaga mama yarahindukaga agahumeka cyane, umutima ugatera ibinyejana. Yari umugabo wuzuye inkuru nyinshi, ariko wabuze aho aziganirira. Nubwo nari mari ngo mwumve, ariko nari umwana ndetse ndi umwana we. Namubajije impamvu yasabye Kwizera kumubwira ngo duhure, ambaza niba adafite uburenganzira bwo kubonana n'umwana we. Twembi twaramwenyuye, maze arambwira ati nari ngukumbuye cyane. Yongeraho ko akiri umusore yifuzaga kuzajya ajyana n'umwana we ku ishuri buri gitondo, amufashe mu kiganza, maze ku mugoroba akajya ajya kumucyura. Namubwiye ko n'ubundi bishoboka, ariko indoro yandebye yasobanuraga ko bitamworoheye kunjyana ku ishuri yihishe no kuza kundeba yihishe. Ayo mahirwe namwibukije ko akiyafite kuko nari umwana we. Yahise amwenyura ambwira yuko ariyo mpamvu nyina Ganza tuzajya kwiga ku ishuri rimwe. Yambwiye ko yabisabye nyina akabimwemerera. Nahise mboneraho kumubaza amakuru y'uwase, ambwira yuko asigaye afite umukunzi kandi ko ari cyo yamwifurizaga buri gihe. Naramubajije nti ese ko yagukundaga cyane ni gute yabashije kukwibagirwa? Data yaranyitegereje aransubiza ati ntabwo abantu twibagirwa, ahubwo twiga kugendana n'ibikomere byacu. Yambwiye ko ibyo ari byo bitandukanye ibigwari ndetse n'intwari. Yankoze ku mutima, maze mubaza niba nawe hari igihe kizagira akagendana n'ibikomere maze agakunda undi muntu utari mama. Dr Nshuti yaramwenyuye arambwira ati mama wawe niwe unsobanuriye ko urukundo ruruta isi.
yambwiye ko yakunze rimwe kandi atazongera gukunda ndetse ku musaruro w'urukundo rwe ujya umushimisha. Naramubwiye nti mama afite amahirwe yo kuba agufite. Data aransubiza ni njye ayo mahirwe ntayo mfite. Yungamo ati ariko mfite amahirwe yo kuba ngufite. Data yarambajije ati ufite izihe nzozi? Izuba ryari ryongeye kuryama ku mazi y'ikivu, maze ndamubwira nti simfite inzozi ahubwo mfite icyifuzo. Yandebanye amatsiko yo kumenya icyo cyifuzo icyo ari cyo. Mbere y'uko nyivuga nabanje gukibaguza mbona Irakiza ari kuza dusatira. Nagize ubwoba. Data nawe ategereje kumva ijambo ryanjye.